Fadi yagiye muri Algeria nuko nta kundi nyine nubwo bizi nyine abafite iminzani ya Mbega zagukumbura kabisa uranyohereza he surungu uratangiye dore nk'ubu ndaho narabuze urubavu ndacyaje ngize imyaka 30 ngibi none se urumva mvuga nkabo ngibyo sibyo tubabwira urumva atari ikibazo gikomeye nese unkeneye iye nkungu ubwo reba uko ubigenza aho hantu se sinabonye hari abantu bafite munsi y'umugongo nyine Karugenge ntiyakwemera urumva ufite munsi y'umugongo ntababonye mwana Didina bafite akantu k'amahane ntibikunda we rwose iyoroshye gira uko ubigenza bana n'izi bintu bya hotelege ni mubi cyane urumva none washaka guteretesha take away ariko Benja wakanditse aho ngaho Young Jeezy nushaka wenda ushyiramo nka ndamenya kubyandika byose ubwabyo shyiramo nk'indirimbo yitwa My President niba ari uyu ndabura filime niba ari uyu urabwemeye ntabwo ngiye ndabura filime n'uyu ukunda kuzambaye bihuye uyu nguyu ni sawa uzambaye birahuye niba ari uyu ndabura filime urone se ugomba nkumbye urasa akantu bavuga kabashyize mu kabaraga reka dore ku matwi we ni sawa birahura ndacyafite urugendo uravuga amaherena se na tatuwaje we birahura cyane si ibintu byoroshye barahura cyane uza kuza kureba indirimbo yitwa Go Get ariko na Robert Kelly yitwa R Kelly baranahuye n'uwo muntu se R Kelly burya arakaza uyu nguyu Young Jeezy umuraperi ukomeye cyane arakoze kunyibutsa umuvandimwe ati indirimbo yitwa Love in the Club amashyi hahire rimwe tekamo bakujya baba Young rapera none shiramo akantu yo hahiriye rimwe harashya hari kubundi kabisa amaherena yera umuntu ucuruza amaherena yanzaniye umuntu ucuruza amaherena yanzaniye kwira hano ucuruza amaherena banzaniye bakakureba no kuri YouTube bimaze muri muraperanga izo filimi nizo zawe nibwo twe twazi kugurira reka twe tubizi yose byo ni sawa ubwo ni sawa kabisa ahantu uyu mujyi kubamo biragoye ubundi kurapa gutyo ni sawa aha ntabwo ibintu ari ibyanjye BFM umwezi inshuti y'abamamaza ya baba mbega agahinda we aigo aha uzi kurimo gusekana imbereka nagahinda manseka mbabaye oya seka no sekanye imbereka no ariko unyerekeye ijambo uvuga uti no ibintu se biri kuba nibi umuvandimwe wavuye i Rusizi araza bari bamubwiye bati Kigali ni kure uranaryama ukanasinzira kubera amatsiko yari afite ibitotsi arabibura imodoka iraza bisi iraza igeze i Muhanga kubita cya cyapa cya Bank of Kigali cyaranganze Rwamagana abagikubisa amaso Rwamagana cyaranganze nzi ko nahageze abwira shoferi ati hagarara abantu barakabya abanyacyago babeshya kubiye ati bari bakabije ngo ni kure atuze ko tuhagezera aviramwe i Muhanga no baracyaza n'amaguru ubanza ageze i Musambi azi Kigali amusifuza sifu ya Kigali yitwa ntago muzi nari impari ariko nari nk'umuntu heje nk'ifoto yagufotoye muri stade
Iwa gufoto uri kuri stade. Ega ngira impanga. Ako jya kugira amazina y'impanga yabayemenye bakazajya bakwitiranya nawe. Impanga ntago zitandukanywa n'amazina. We nyine babamenye bazatandukanyirizwa ku masura. Wowe uzajya uvuga uti ngiye ndi hagira Imana Benjamin Gicumbi. Impanga yanjye rero ntagira Imana Benjamin. Nyumva wakiraho danyi. Nukuze ko yaguye mu rwobo rw'intare. Ariko niyivanye abantu mwabaye muti niyivanye ngo zanze kumurya. Ariko arakandanje kabisa. Imana ngo yarafashe iminwa y'intare ikayigira iti barayihinduye cyangwa Imana isi zihagisha. Ese zari intare koko byari ibipupe. Intama yose maze iminsi 3 wayikira yayitinduka karinivore da uwagushyira ahantu kamara iminsi 3 utari urumva fwa akagufungurira umufuka w'isima wawahira da itatishize ugakora beto mu gifu uyu munsi kwa kangahe akagufata agushyira ahantu hari agahita kinga kigenda agafungura azanye umufuka w'isima ikintu wawukorera ugakora beto mu gifu se ikintu wawukorera ni ikintu kirenze bamugane buri intare yaburaye kabwira iminsi 3 rero umunsi wa mbere kabwira kaburara ukagwamo ngo yabamareka bakohereje kabwira wa kabiri yaguconchoma bagati kayura yaguconchomera ukazabuzuka ariko munasengere na AS Kigali nayo muyishyiremo nose ntiri kure hari igihe biramutse tsinzwe yazaza icecetse paka Kigali kandi ko guceceka bakihoreye ko atari keza yazaza icecetse mpaka Kigali kandi urugendo rurerure kuva Mbega zicecetse Imana ifasha Kigali pe abagereka gusakuza mu kigerageza mukara n'umweru bagiye bambaye amakuteri bumva tuziki bagaruka babuze n'amadani zo kubika ngo abazungu bacecetse ivubi ryagiye riziko ngo rigiye gukina na Kongo rikina na Darenge Mutema Pembe dukubita imbere n'inyuma. Ni bamwe bisanduku turahejeje mu minota 10 za kubije. Sa? Baravuye muri koma. Oya reka. Twe twahejeje isanduku munyene tugomba tuyizane kibiriti aho muri. Twe turahejeje igombije ko munyene. Taxi vero. Taxi. Oya yereka tsimiriza basa honyene. Aravuye muri koma. Umviriza. Umviriza nimba ari muri koma abantu barabimenya. Cicimiriza aho nituhomba umukiriya turagusabye. Afyonde kwa gisanduku. Cicimiriza yo twahejeje isanduku iri tayari. Arakufa. Bebigendeye gute. Eka turinde hari gihe hofu gusa ahandi bantu turi kumwe nimara gukora ipariberi nkayarya ndetse ntangiye ubucuruzi nkoranye na Messenger Transport ni kine Company Limited mu gihugu cy'Ubushinwa mbabwira bajye kunzanira cyane imikufi cyangwa imibano se n'imiki natwa tuntu abadamu bashyira mu misatsi gutyo bafatisha imisatsi ibiguti Yabana ibigudi nibyo muri salo nyene barimo kuzinga imisatsi arakaraje ko nagara gutyo mu mama ageze gutyo musatsi asoheza bakano kakuma gutyo agafata imisatsi k'ikigudi nyine oya ikigudi nagari oya karakita umubano ibyo bintu nabyusa ariko ibyo bintu nabyuza ubwo ari wo umubano agira gutyo agarikaraga gutyo umusatsi agatagacomekamo agatagafata akuse nagaki nukabona umusatsi nyine ufite ifoto yakoze iyi business ni nyitanye na Messenger sinkira ko natumese kurangura ibigudi kurangure oya imibano ibigudi biziyongeramo Zisekeje Transport and Clearing Limited niba nanjye mwambonera pochette ziri utuntu tw'uturabo rwose ndashaka kurangura mu bitandatu sa pochette ba even ndashaka kubasubiza kwisuka even na Runo kabisa inzara yabica bakorogesha barabarundi ndashaka iyo business kuyitanya ariko nawe ushobora gushaka wenda ni business ikomeye korana na Messenger Transport and Clearing Company Limited bakora gatacana mu nyubako ya urahare bano muri chic muri taje ya kabiri kabisa naho baraba neza ngene tugarura urukino ariko mugabo bigavuga ko umugwi wa Kiyovu Sport ari hejuru yacu cyane mugabo biroshika kipe yacu ya Rayon Sport turashafise ikibanza ca kabiri mugabo twari gutakaza ikibanza ca mbere ndazi neza yuko tuzitwara neza mu rukino rwo gusubiriza abafana ba Rayon Sport ngabo baca bihangana kuko ikipe Kiyovu Sport isa naho imaze kutugira inzira nyabagengwa ngabo nta kundi duca turaraba neza yuko
urukino rukurikiraho tuzitwara neza mugabo biragoye yuko ikipe mugabo yaca rwose irazimbye ngabo kuyitsinda ibintu ntibyoroshe ariko undi muhanzi nemera ubundi cyane ariko nemera uriya muhanzi bita bamwita ndi harya nyibutsa kandi ari wo muzi umusle queen hari hose mugure jezi ya gasogi umusle wambaye orange yabakeye mugure jezi ya gasogi nimurangiza muzaza kuri match ya Itense tuzabategura umwanya muri VVIP turumvikana kandi igice cya mbere kirangira mufite uburenganzira bwo kujya muri lounge mukanywa champagne harimo wenda hari umusire kwini wenda udakunda champagne hazaba n'ibindi haba hari coffee haba hari buri kimwe cyose uyu munsi wa none nta mpamvu nimwe abantu bagomba gufata abasire kwini babafata uko bishakiye ni muze mwigaragaze Gasogira hari kugira ngo bahe ewana karibu icyo kintu ubwo hari namwe nimushaka muzajye muri queens kuko byose ni kimwe you slay and you are the queen what's the problem uvuga sogini yacu ikipe yacu ndashishikariza n'abakwe imbokanye nzakaririmba ejo abayumbe mwese rero ejo no kwiyiriza abayumbe hari nawe uri umuyumbe mu bayumbe se witwa nde bagira amazina burya abayumbe amazina nayaca ariko oya wowe nagubizi uburyo kugira ngo umuyumbe wa nyawe ugira izina ry'igikristo cy'ikiyumbe none se sinitwa Benjamin nyine yongeraho irindi agomba kuba ari irindi nk'irihe suko urugero ushobora kuba wenda witwa nka Matayo se yewe bihwehwe kimara ugomba kongeraho Hagenimana Kimara Benjamin ubundi abayumbe Imana barinde ejo dufite inama abafana ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masaa 10 izabera hese kan Kigali tuzahurira kan Kigali ejo tubiganireho ntago uri akipe yabyifasha yonyine icyo n'abasenyeje abayumbe ntago ari ukubeshya abayumbe nta kuryama muri mu butayu ejo rwose ibitekerezo mu biraze mu iri kote wambaye ryitwa gute iri ni madodo hanyuma agasengeri akangaka ni kumasi inkweto wambaye yitwa gute amafaranga ndabonye akanyarukira mu kabari maze mbaza muri agacupa kamwe sake nizabyara ikindi Ngirwenye babiri we kamera rusisiranye we amakuru yawe amakuru ni meza ese kuganya inzazira ntabagwerekeza ra oya ni impamo da reka nta kajyamo kandi gopara w'imifuka iruzuye rwose eriko nyababiri we rwose nawe uratago wambwenge gwerekeza ko nabwiriwe ra ni impamo yahigaga yahijanja hanyuma iyo ntabwo yawe iri kubusa sibara nuko batenduka bara ntibabonye ubwo ryoshyera kanje kurebara hani wabo reba sami umufoto saragaza ku musozi ndaye mu gikombe amazi muri nyuma amazi uri koyobona bidasaba kwambuka ibirometero ahagaze ate sarahengamye ngo avuye gukura ibijumba by'ubu noneho ugitangaje iriya foto uwamufotoye ni kwa kuno gufotoye ifoto nyinshi utarakora umufuka neza akaboko kamwe kinjiremo uyu mwana asaba bitagwira bita igihogere kandi buriya cyakwira nk'abaturage bari bamukurikiye hariya babonaga ari umuhanzi nese yamuzi se buriya wagira intoki kuriya nta n'indirimbo ufite kuri YouTube ariko arayifite si byashoboka yitwa gwikiza ntabwo byayayibura indirimbo yitwa gwiki iriya kabutura niyo bita ikabutura bita impari ndi umukobwa nk'umukinnyi mbona ntatinya gukundana nawe mbona nka Maxime mbona namutinya mbona ari umunyamugi cyane ni umuntu namwikundira Zisekeje asigaye akina kabiri oya Maxime ashaka kubona mu bakinnyi bazi umupira mwinshi arawu Maxime ni taragitangaza Zisekeje Zisekeje abakinnyi bari muri urwo uvugira no ngo taranyatara abayirusha Zisekeje na se barahari hano mu Rwanda umwanya we ari nk'umuntu wishyira mu kibuga umwanya we ni nimero 10
ari we wishyira mu kibuga umwanya ni nimero 10 Petrovic aramurebye anamubwira ati wowe uwingi y'ibumoso niyo yawe amushyirayo uyu uri gutoza rero yaramubwiye ati ubundi urenze kuri 2 haba hari ikibazo ariko ngo kizi uritoza Rayon Sport akigera mu nzobe bamupresence abakinyi bakora imyitozo bakoze kuri bar aravuga ati yo ni Cristiano Ronaldo amushyize mu kibuga aravuga ati ni Bisaka atuko witoza no gukina ko bidapfa